ko nsuzanye iseseme ahubwo ubonye iki ngo iki mbonye iki ngewe uzi ko ndamutse nkuriye naje ndongera nkagarura ko nkuriye nkagarura ubuse washobora kunjya nshaka ntiwiyemera shasa yambwira ibyo umbwira nigendere ndabona ari kuntu nzigenda bizi kuri iminsi nukora ku gihe iki se yewe gatatamana wapi iki se nekani so ushaka kuvuga iki ubundi hega we si biki urubiri rubyinjura rwuzuranye kuva hasi kugera hejuru reka sinakubwira muzi iki se ubundi ariko reka da si iki byaranze biki se byanze akono kacako byanze si biki undusha imbaraga se undusha ubusore nta n'ibirundusha we rwose utandika ukabura abakiriye bakirese baje shambwira ibyo ngira nigendereho ku muntesha igihe niko sigasa amakuru ndi kumva hano hanze nigo cana harigo amaki amakuru ndi kumva hano hanze amakuru se yiki agarigajanye nawe ngise ngo nagize imiterere y'akabariro wapi nta byaranze ibigize byanze akabariro ngiye bagweho kanani yego mwijima ubwo utanye kumva bya bigambo by'abantu bagenda basebya abantu asabye abantu wari uhari se cyangwa urabize ndakubwiye ngo mfite amakuru gawe 100%. agumvanye se agumvanye nde agumvanye nde ninde se utakuzi ko nagize nese ko wapi nta kintu hamaze kira gikorwa bagiye kugikora hari umuntu bajyana mu buriri amafoto aho mwigaragarizaga rero igaragaza si biki ariko reka nkubwire sa ikize subona gushaka kugendera ku magambo yizo nyangabira zirwa zingera zimbunze ku munwose none reka nzakwemeza sibyo reka nzazjyane n'urwana rw'urukobwa uze ku muryango wanjye cyangwa nzagufungura ujye no muri saro wumvirize no cyangwa reko ngiye bamusoba adasoka avuga ati ndamwemeje wasaye kuyageje ukareba uzaze mwemeza ngurira umwana ako njura nantunguye Jundi numvaga ku muntu by'ubushari wa muntu urafata imyanzuro zigaragara ariko reka nkora uburyo ubwo ry'Imana uzaze ngiye nkwemeze sibyo ngwa iminsi miki uzaze ngiye nkwemeze njye umwana noneho uzakizwe na leta umwana ntamurya se ntamuryara ntamurye umurishishije ikize icyo abandi bamurisha abandi nyine wese undushiki wowe undushikira we ibeshye se nkwereke ibeshye nkwereke ko njye nta mikino mfitanye nawe tazagira ngo jewe ndi nkawe umuntu ndabakuranga uratuburebura ukagira muri izi minsi nje ahubwo uraje kumva wumve bari kumvuga bati nsabi oye nyine oye se yiki ya gahunda zanje mva nyine kare gahunda zawe zirandiba no rero wenda naba nihuse sinakubwira mu ndambuye ibi ntaho ndabyihererana urabyera so umunyamakuru ngiye gutira imikoro mudugudu mubwire ntiyari itangazo nshaka gutanga umudugudu gose gumenye ko wewe byanze nkureba noneho nibeshye nunda noneho uri ukunduka none urebye nzagukorera nawe mpagahenge mbanze byamamaze abisukarecyo ikorwa nzagukorera buretse mbanze byamamaze abantu bakumenye ubundi uzanyereka nje nta muntu ntinye ngiye uzanyere kuvuga ibyo ushaka ari njya kurongwa sana umuntu bari kumwe nawe yewe gasatsi karashwanyaguza wabaye nk'uwahombye ako bintu ngihaye muri katse n'iki kigabujyana mubuza abantu hano hose nonera umwakuna banje Imana mugakiza numva ameze neza urajya hehe naramutse waramutse asina narime basushaka kuvugana neza iki kizimu bunzaniye se ahubwo se nicyo bimbanzanye kari imigisha yonyine ingendamo ahubwo se ninde wakubwiye ko hangaha muri rurugo ari mu ndiri y'inzererezi arizo zirwa zizenguruka hangaha inzererezi inzererezi ukambona muri izo nzererezi
imwe se ebyiri se eshatu se ko hari nizo twaye ku bitugu byawe mushorera namushorana muzinduka mushoranya nk'imisu igiye konera umupfakazi haryo riwe we ntonoke mukobwa kubaza ese undi witwa nde haryo witwa nde izina ryanjye ntabwo njya ndivuga umuntu ari kwikaraga ndivuga atuje kugira ngo byumvikane okay witwa nde nitwa Karire urakarire kaba kaganzwemo nyine Karire w'Imana di yego wa aho gusa witwa nde nitwa nde umuravumba igikakarubamba agati gaturirwa angeramo n'umubirizi agati gatemwa ntigacana akogemo n'umubirizi ese nicyo kikuzinduye none kuza kuntukira iwanjye tuvugisha tuvugisha ukuri uje kuntuka ntabwo ndi kugutuka uravuze ngo ndi umubirizi nyine uvuze amazina yawe numva ko hagiyemo umubirizi uwo muti waba ahubwo ari wa wundi watanje ahubwo ndagukoreye nkoreye umuti aha uragenzwa n'iki kitari amaguru kigenzwa n'amahoro kandi kuba ntaricira umuntu ahangaha ngo muzabibone muvuge ngo mubavu yagaritse umuntu mu rugo rwe niyo mpamvu mumvogera mumenyere uncishije no mu ryinyo siko n'amagambo yawe ugira ubwayo ari ubwicanyi sikiyo amagambo yanjye n'ubwicanyi lazima wamaze gupfa shana premagazi uravuga ku ruhande nta mupfu uvuga wabonye umupfu uvuga aso yigeze kugira byuze amagambo meza uri umudamu mwiza uba ahantu heza ubayeho neza wajya ugerageza n'amagambo yawe akaba ari meza adasesereza abantu umuntu wawe w'imbere abyuze akenda gusa nk'uw'inyuma ko byibuze byagira uko bigira nubwo bitagize ya mukobwa ni buri karire wambabariye koko kunkorombereza wambabariye ahubwo se nkamubaze ko utazundi ntorera agakoma njyewe Karire ntoragakoma kawe ntorera agakoma yes ndavuze ngo ntorera agakoma ayo wamemba ko yagabanye niga mba wandaya intambara umubazi cyaje gukuranga niba kunandutse ongera nkoreho wamufashe ureke mbanze ndakukubita asi wamufashe wowe kuri kumwiyegereza oya uri kumwiyegereza nose ntabwo ari we mbasanga reka njyemo hagati ahongera ubwira ariko se umva mada njya nunyinisha nanjye nakwereka oya ariko nawe reka gutera so ureba ukuntu ari kuza kunkubitira hano wabibonye ko ntankubise jeri wabibonye nankubise oya tuzamwereka iki kibazo ko ngikemura iwi nkundaga kubitwa n'agaca oya n'izina ariko kubera icyo dutugomba tumenyera none wasi ni wowe twimenyereza ubusore ajya kurwana nanjye uranze uzi icy'ingenzi hano none se wagiye ko nagushaka mu rugo rwanjye tuza twumva ikibazo aho gishingiye murwanye mupfuye hari mukuntu yavuze nyine ndavuga aho intambara iturutse njyewe nagaze icy'ingenzi hano ataye agakoma hasi ngo ngiye ngo nunamenye ngo mpfukamenye kumutorera agakoma kumenya ko yuri umubyara kuruta n'umwana nose muranga iyaba bimbwiye muri discipline nari kugatora nk'umubyeyi koko ubwo ari iteru yaragufataraniga yaranyisha se nyine ntabwo wari ubibonye gatora ukame rero ngaho nyine gerageza kugaragaza ko nawe wubashye ngaho nakame gafata ukamuhera inshuti yanjye si umugabo wiwe oya ndagusabye none kugira ngo ugaragaze nadakama nabera wowe izina ry'Imana naho kubera we apana wowe oya nta kibazo bikora kame nyine kamuhereze shira kanyambike nagukoraho kanyambike oya niba ari byiza nka mwami akena gasuzuguro kame uretse nkwereke Sasiri ibikorwa by'igendeza kandi hasi nkano bundi reba ni wowe ari gusuzugura mva zimbi 50 mvuze igishari senkani oya nawe hari uburengere none reka mu nzu cyangwa ngakubitira mundi wampaye uburenganzira oya ariko nawe jure ese uyu mwana avuga ko umuhoye simundi murazi ntabwo uzi ikimuzanye sibyo nta maguru mbere ya byose agomba kumenya ngo aje gukora iki wahasanga ari amahoro ukamwakira
wasanga ari intambara mukabona guteza intambara uretse ko atari na ngombwa siko n'inka zitakirwana ngaho navuga iki muzanye noneho kandi abivuge vuba vuba oya nkurikije uburyo mwatangiye bivuge se uzanywe ni oya reka nkwereke ukuntu tubigenza Kisi unavuga n'umuntu uri kuvuga amagambo kuvuga gutya mugiye hehe se mugiye hehe izina ry'Imana ntabwo ndi bubyemere uyu ibintu byo kureba aho ngaho ntabwo ndi bubyemere ntabwo ndi bubyemere kujya he ngenda nyine wenyine ako se kanjyana ntabwo nutumwerekeza ntabwo naherekeza ako gakobwa ngewe hindura yizi iyihe nda urumva icyo wabyumvise asuri kujya he mwakinze amarembo kandi sheri buriya ndivumbuye buretse Yui genda ariko ngira muri kumbangamira izina ry'Imana agira ikibazo ariko onuriya reba ibirenge by'ireba oya sheri nangu natubisubiremo ntabyo oya ngo natubisubiremo oya nangu kandi utambeshye nkubwirije ukuri urusaku rwa papa rumaze kundambira pe kwirirwa dutangaguzwa mu tubari usiko twabaye nk'inzoga z'inkera we shaho se wabiretse ko ngewe induruye noneho ahora amereye nabi noneho nsanze na sheri wanjye furafura umva amabuye niyo aba avuze ubuhuha ibyo nibyo ntashaka rero amaherezo nzagenda mu ntambure burundu yesu ngwiki nese ubwo ugiye waba nsigiye wahita utuma nanjye ngenda nkishingira kwa furafura utukinya ko sengurwa mu mabuye nta soni muri abasazi cyangwa muri iki niko akubureka nkubaza urushaka kujya kubana n'iryanjye itagira n'urwaro rwo kwishima mu buhe buryo koko niko umutekano ntabwo agukeneye cyambere cyo mutekano afite amafaranga yishyuza irondo akishyuza amasuku hari n'ukuntu ashobora kugenda agasanga umuntu arimo kubaka akamukubita icya 10 mukabaho neza ku cyumweru ukarya inyama kwa gatandatu wariye amafi indi mibyizi mukarya indagara zisobanutse n'ubunyobwa n'ubugari none ngo guki ko kwa furafura ajya gufurwa mu ntuzawe gaho nyumvira yivo akumvira se akumvira iki nta matwi ufite ibyo n'ibikobokobo ariko papa uziko umuntu afite uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka cyangwa warabyibagiwe umva nkubwire we washinze nkubwize ukuri ntabwo ugomba gukunda uwo ntashaka ugomba kuzarungurwa n'uwo nshaka akagutunga kubera wowe ujya gukundana na mama Saro wagishije inama wanjije wase ne kukugisha inama utariho nawe bare nk'udahari rero ubu ngende igipampara noneho ushatse kuvuga ko napfuye mpagaze ariko reka nkubaza umva reka nkubaza mumaze kubona amabuno yanyu amaze kuzura mu makariso none mutangiye kumbyimba mutangiye darukwa asodisha umva reka mbabwirere ubu ngiye kubanywera urumva none mbafatira umwanzuro none ufatira ndasire nyamara uru rusaku rwa papa nirwo ntagikeneye njyewe ngo mutekano ngo ibihumbi 10 ngo kubaho neza ibyo se ni ibiki umva rero mutekano yagiye aho bari kubaka saba ruswa akaba ari bwo buzima ubwo se bamufunze cyangwa uziko papa tugomba kumubwiza ukuri we kandi atari ukumwubahuka cyane